Nyabami TV nk'ibisanzwe twongeye kugaruka na update zidasanzwe aho tukugezaho amakuru ajyanye n'iterambere tukakubwira ibitandukanye bishobora kugufasha gutera imbere. Uyu munsi rero muri iki kiganiro nkuzaniye amakompetisiyo adasanzwe, kompetisiyo zigera muri eshanu. Ni amahirwe adasanzwe aho ushobora gutsindira amadolari agera ku bihumbi ijana. Ibaza amadolari agera ku bihumbi ijana n'amafaranga menshi cyane, turamutse tuvunjije mu manyarwanda zaba ari miliyoni zirenga 140 mu manyarwanda. Ni amafaranga menshi cyane rero yagufasha kwiteza imbere, yagufasha kuboostinga umushinga wawe niba wari usanzwe ukora by'umwihariko. Iyi ni opportunity cyangwa se aya ni amahirwe adakwiye kugucika. Ndabubwira rero kora subscribe kuri YouTube channel yacu ni Nyabami TV kugira ngo tubuye kugezaho updates za buri kanya zijyanye n'iterambere. Niba ufite diplome warize ukashaka akazi, hano tukugezaho amakuru atandukanye yagufasha kubona akazi. Tukubwira imyanya y'akazi iri hanze, ushobora kujyana dokima yawe, ushobora kujya kudepoza. Twava mu kazi kandi turagaruka tukabwira n'abikorera, tukakubwira ahantu hatandukanye ushobora kujya gushaka akazi, yaba ari amasoko ari hanze tukakubwira ahantu ushobora kudepoza, ubundi ukajyana dosiye yawe, byakunda tugashimira Imana. Abanyeshuri nakubwiye yuko tukubwira scholarship opportunities zitandukanye, nkubwira competition zitandukanye ziri open, aho ushobora kujyana dosiye yawe n'ubundi ugapiganwa n'abandi bahanga, byakunda amafaranga akaboneka. Hano kuri Nyabami TV twe twanze kuba kabati amahirwe yose atandukanye, opportunities zitandukanye zose zagufasha mu iterambere. Hano kuri Nyabami TV turagaruka tukakubwira tuti gerageza niki, gerageza niki, gerageza niki. Hano kuri Nyabami TV rero ibiganiro byacu nkuko bisanzwe murabizi yuko ntabwo tujya dutinda. Reka twinjire mu iki kiganiro, dutunge mu gitoroshi muri aya mahirwe atandukanye ari hanze ahangaha, ubundi nawe ukibonera itangazo ndakubwira ni gerageza nyabo nawe witushyirayo akadosiye kawe bigikunda. Ubundi natwe dusigaye dushima Imana, dusigaye tubisengera nibicamo dushimira Imana. Uyu munsi rero nkuko nari mbikubwiye, hari competition zitandukanye, hari opportunities zitandukanye. Uyu munsi ndagira ngo mpere kuri iri tangazo rigenewe abadamu n'abasuhuza, kuko uyu munsi turi ku munsi mpuzamahanga w'abagore cyangwa se w'ababyeyi, abamama muri rusange, abantu babyaye bose hamwe aho baherereye. Ndabasuhuje hano kuri Nyabami TV, cyane cyane mwakoze subscribe ndabashimiye, n'abatarakora subscribe kandi nabo twishimira kubana namwe. Reka rero mpere kuri competition igenewe abadamu cyangwa se abagore. Ni competition yitwa Women in Energy Fellowship 2025 Empowering Future Leaders in Energy Sector. Ni competition rero ifunguye ku badamu bose aho waba uherereye hose ku isi. Guhera ubu ngubu tuvugana yafunguwe ejo, imaze iminsi